Munsi turangiriza ibinyobwa byagaragaye ko bitujuje ubuziranenge. Ubugenzuzi tumaze iminsi dukora mu nganda bagaragaje ko hari inganda zitubahirizaga ibyo zari zarasabiye impushya, ariko ko hari n'izikora ibinyobwa koko bitujuje ubuziranenge. Ni nako rero urwagwa rwengerwaga hano rwasanze hari ibyo rutujuje. Dusaba ko bene uruganda ko bafunga cyane cyane urwagwa rwengerwaga rwitwa Akarusho. Mu by'ukuri habayeho igenzura rikozwe n'inzego zitandukanye zishinzwe n'ubwo buziranenge nyirizina, ndetse n'inzego z'umutekano n'inzego z'ibanze, basanga hano hantu hari ibyo hatujuje mu gutunganya ibyo binyobwa. Muza kubona bari abayobozi mu nzego zitandukanye. Ntabwo rero igikorwa cyarangiye, n'ibindi muraza kubibona mu gihe cya vuba bikurikira. Wanahangijwe maze kuvuga ko ari litiro 26 nibyo byari biri muri uru rwengero, ariko uyu munsi muri Rulindo ndetse no mu ntara igikorwa cyakomeje hirya no hino. Ubona hakurya mu murenge wa Buyoga naho hari izindi ziri kwangizwa ubu tuvugana. Abaturage ubutumwa nabagenera ni ukwirinda ibiyobyabwenge n'izi nzoga zitujuje ubuziranenge, kuko birabangiriza ubuzima. Twabonye benshi bahitanwe nazo ku mfu z'ako kanya, twabonye benshi bakuyemo indwara zidakira, ariko niyo birenzaho tubona ko imitungo yabo ihangirikira, tubona ko no gukurikirana imibereho yabo. Ariko nabwira ko nk'ubu kuva aho dutangiriye ibi bikorwa tubona ko urugomo rwagabanutse ku kigero gikomeye mu ntara yacu. Tukaba rero tunakomeza kuganira n'abaturage kandi ubona ko ari ibintu bishimiye. Icyo tubasaba ni ugukomeza kuduha amakuru n'ahandi hose byaba biri, kugira ngo dukumire. Tukanabasaba nabo kubigiramo uruhare bakurikiza amabwiriza twahawe na Minisiteri y'Ubuzima, bakenga nabo ibyo benga by'iwabo mu rugo bakabyenga bifite isuku kandi bitagize ibindi byongeramo bikuraho ubuziranenge bwabyo. Ubwo rero icyo tubasaba ni ubufatanye muri rusange kugira ngo iki kibazo gikemuke burundu. Murakoze. Ni umuntu wakoraga ufite isoko rinini, wagemuraga n'izi nzoga hanze zikanyobwa, kuki hano mwahisemo kuza kuzangiriza? Mu by'ukuri habayeho igenzura rikozwe n'inzego zitandukanye zishinzwe n'ubwo buziranenge nyirizina, ndetse n'inzego z'umutekano n'inzego z'ibanze, basanga hano hantu hari ibyo hatujuje mu gutunganya ibyo binyobwa. Basanga ko uburyo bitunganywamo bishobora kuba byagira ingaruka ku buzima bwa muntu. Niyo mpamvu hafashe icyemezo y'uko ubwo buryo buhagarikwa, izari zirimo zikangizwa, bityo kugira ngo abahabwe n'imburira abashe gukosora ibitaragendaga neza, kugira ngo nyine akore ibyujuje ubuziranenge kandi bikenewe mu baturage no ku isoko yashoreraga hari iryo baturarwanda hanini. Afande, hari abaturage ba hano wenda bavugaga bati tumaze igihe tubinywa, hari n'ababaje ati ese bundi harimo etanol. Ndagira ngo wenda nk'umuntu ushinzwe umutekano uvana abaturage mu rujo, wenda bavuga bati twagiye twumva inzoga zimwe zirimo etanol hano nazo. Hano wenda ibyo bitu mwasanze mu bugenzuzi bituzuye bihagaze gute? Kuko abaturage baragaragaza ko ikibazo bari bazi ko ari etanol, hano ngo ntayirinda. Mu by'ukuri uko nakubwiye, hakozwe ubugenzuzi mu nzego zitandukanye ndetse n'izishinzwe ubuziranenge. Rero iyo hakorwa ubugenzuzi harebwa ibintu byinshi. Icya mbere ni ukureba uko umuntu akora mu buryo bwujuje amategeko, afite ibyangombwa bimemerera gukora kandi bigendanye n'igihe. Icya kabiri ni ukureba ko ibyo akora bikorana isuku. Icya gatatu ni ukureba ibyo ashyiramo yuko ari ibintu byemewe ku buryo byajya mu nzoga.